Yesu ashimwe, nongeye kubasuhuza inshuti bakundwa muri Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye kuza ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tugeze ku munsi wa 19. Abantu turi kumwe mu rugendo rw'iminsi 21, murumva ko musibe ejo tuzaba turi gusoza runo rugendo. Hari ab'Imana yagiye ikorera imirimo n'ibitangaza, hari abagiye bambwira mu gikari, hari n'ababicecetse, ariko Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Uyu munsi wa none ndagira ngo dusengere muri iyi Zaburi ya 46 umurongo wa 17. Turi kubura iminsi 2 ngo dusoze amasengesho. Hari icyo ndi kugira ngo tubwire Imana. Imana yacu ishimwe. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Twakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi wa none ndagira ngo twongere tubwire Imana ikindi kintu. Ijambo ry'Imana ni urumuri, ni ubuzima, kandi ijambo ry'Imana murabizi tugomba kurihuza n'ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo ibintu byanga bijya byemera. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo ibyapfuye bijya bizuka. Imana ishimwe. Muri iri zina rya Yesu Kristo duherwamo ubutware ndetse n'imbaraga. Muri iri zina rya Yesu Kristo harimo byinshi, harimo ubuzima, harimo imbaraga, harimo ibyishimo, harimo umunezero. Nta kintu kimwe kitari muri iri zina. Nakiriye abantu bashyashya baje mu muryango w'abana b'Imana. Imana ibahe umugisha, kandi nakiriye n'abantu dusanganywe. Uwiteka ashimwe. Ikindi kandi umuntu utari wakora subscribe ayikore. Ngira ngo turasenga ducunguze uburyo umwete. Mwabonye ko kuri radio, ku mateleviziyo, ku binyamakuru bitandukanye batangiye kuvuga ko ibiro byo kubwiriza online nabyo bagiye kuzabihagarika. Ubwo rero mureke bavandimwe, abantu twajyaga dusengana kuri Zoom, nibo nabwiraga nti mureke duprofite aka kantu Imana yaturemeye kuva muri covid ko guhurira ku magroupe nk'uku. Duprofite iyi platform Imana yadushyiriyeho, kuko ntago ibi bintu bizahoraho. Rero umuntu atangazwa n'ukuntu Imana yafunguye ikintu nk'iki ngiki, umuntu yarangiza akagitesha agaciro. Kandi ngira ngo abantu benshi babibonye, byatambutse ku binyamakuru umunsi w'ejo, bavuga ko abantu turi mu gihugu cy'u Rwanda ibintu byo kubwiriza online ko bagiye nabyo kubihagurukira. Mwabibonye byatambutse. Bivuze ngo rero hari igihe nabwo nk'uko bagiye bahagarika insengero zimwe na zimwe, hari igihe no kuri YouTube bazatubuza kongera kuza kubwiririzaho. Rero ntago byoroshye, ariko Imana irahari, Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe. Reka rero tuvuge kuri ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri muri urugendo tumaze rw'amasengesho ukeneye ko Imana ikwereka ikimenyetso. Umuririmbyi yaravuze ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyereka ko uzangirira neza. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe kitwereka ko uzatugirira neza. Mu by'ukuri ngarutse kuri aka kantu gato, iyi social media yaje kugira ngo abantu twunguke ubumenyi, abantu babashe kugira ibyo bagenda bamenya bitandukanye. Ariko murabizi ko na Satani yahinjirira, murabizi ko hari abantu bagiye bahakomerekera, murabizi ko hari abantu bagiye bahurira n'ibibazo bikomeye. Rero leta yavuze ko igomba kugenzura uburyo abantu babwiriza mu buryo bwa online bagomba kubikoramo. Ntabwo twirengagije ko hari ibyiza byakoreweho, ariko hari n'ibibi byagiye bihakorerwa. Ubwo mu gihe Imana ikibatije kutwumva, nimutwumve mwabavandimwe mwe. Nuko bimeze. Imana ishimwe. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Uyu munsi ubwira Imana ikwereka ikimenyetso hari cy'ibyiza, apana ikimenyetso kibibi. Ni ukuvuga ngo hari nigeze twiga ingingo 5 ziri ku mubiri wacu, ibice 5 biri ku mubiri wacu Imana ikoresha ituremera imigisha. Ibyo bice byakira umugisha. Uyu munsi wa none nigeze mbabwira ko n'amaso arimo. Hari igihe abagome bafata amaso yawe bakayahuza n'itegeko runaka. Nigeze mbaha ubuhamya bwanjye. bakarihuza no guhura ureba ibibi gusa. Sinabibigishije
wowe ugahora ureba ibintu bibi, ugahora ibintu bibi ari byo byipresenta mu buzima bwawe, ugahora ureba ibintu bibi bikuriza, bikubabaza, bigira gute. Niyo mpamvu uyu muntu yavuze ngo Mana undemere ikimenyetso nibura cy'ibyiza, kubera ko uyu muntu Bibiliya itwereka ko yahoraga abona ibibi gusa mu maso ye. Nigeze mbaho ubuhamya bw'umuntu wigeze undoga 2010, subwo sinakanera niba za 15 na 16 gutyo, kuko namaze kwinjira muri uyu murimo w'Imana. Nabahaye ubuhamya kuntu umuntu yavuye Kigali akaza kubwiriza Icyangugu aho nasengeraga muri ADPR. Noneho nari umukozi w'Imana icyo gihe nabwo. Noneho aza kubona ihishurirwa turi mu rusengero, aravuga ngo abahanuzi barimo hano basigare. Turasigara, ubwo yaradufitiye ubutumwa nyine. Tumaze gusigara ariko arambwira ngo hari n'ubutumwa butatafite bw'umwihariko. Ubwo mu bantu yahaye ubutumwa nanjye ndimo. Arangije arambwira ngo hari umuntu wakugiriye nabi, hari umukozi wa shitani wakugiriye nabi, afata akadobo ka omo. Ndumva narabahaye ubwo buhamya. Arangije afashe akadobo kano kashizemo omo, ngo agashyiramo amazi yuzuye, avangamo n'ibindi biti. Arangije aratongera avuga ati, arangije arapfundikira ngo ajya gucukura ahantu mu murima atabamo ako kadobo. Murumva mu by'ukuri plastike ntiyabora. Arangije ngo atongeramo njyewe, aravuga ngo kwa aya mazi atazakama, ngo aba ariko nzarira amarira adakama. Abantu bazi ubuhamya bwanjye, iriya ni imyaka nari nkomerewemo kuva 2016 na 5 na 6 na 7 n'umunani n'icyenda, yari imyaka mwakagira Imana mwe nari nkomerewemo. Abantu nahaye ubuhamya bwanjye bamwe barabuzi, ariko hari nibyo ntigeze mvuga nkibitse mu mutima. Ariko yari imyaka y'amarira, ndakubwiza ukuri. Aba barozi rero nabo mu gihe cyabo barakora, ariko ntago barusha Imana imbaraga. Ubwo nahise menya aho nerekeza isengesho, ntangira kujya senga nyine mbwira Imana ngo imenagura ko kadobo, ntesha agaciro ibyo yagiye anyaturaho ibiki n'ibiki byose. Ariko mwakabyaramwe niba ari imyaka arariza amarira menshi niyo ngiyo. Nuvuga ngo hari itegeko bari barahuje n'amaso yanjye ngo nzajye mporadira amarira, ngo nkuko ari amazi atazigera kama mwakari akadobo, aba ariko nanjye ngo nzarira amarira atazigera kama. Bivuze ngo hari itegeko ry'ikuzimu bari barahuje n'amaso yanjye. Uyu munsi Uwiteka rero akuremera ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abantu bakireba. Bivuze ngo nukureba nyine. Bamware. Hari ibintu Imana ikeneye kurema ku buzima bwacu. Ijambo ryaramwiye ngo muri Yesaya ngo niyigira ikirema amara kukiremeka gikomeza. Ubwira uyu munsi Imana igira ikintu irema ku buzima bwawe, irema ku rugo rwawe, irema ku bana bawe, irema ku mutware wawe, irema muri business ya, irema mu muhamagaro wawe. Ubwira Imana ati Mana, nubundi mwitangira n'ubundi wamwe uri umuremyi wa byose. Uyu munsi igira ikintu urema cyiza ku buzima bwanjye. Ni dokiri dotaye desika. Abantu Mana bazakireba bari bazi ko nta byiza nkwiriye, bari bazi ko nanjye utangarukaho. Mana bakirebe bamware, kuko Uwiteka Imana ntabaye ukambara umubabaro. Ariko Imana igomba kudutabara. Muri 194 aravuga ngo Mana ndubura amaso yanjye ku musozi, ngo mbe gutabarwa kwanjye kwavuhe mu bimbwire, ngo kuwiteka niho guturuka. Imana igomba kudutabara mwakabyaramwe, kandi Imana igomba kutumara umubabaro. Mu gihe cy'agahinda n'akababaro, Imana yambara ishusho y'umuntu akaza mu ruhande rwa akaguhumuriza, akakumara umubabaro, akagukemura bya bibazo. Ntabwo Imana ikumara umubabaro mu buryo buraho, ikoresha umuntu mugenzi wawe. Niyo mpamvu murambabwira ngo umuntu naza mu buzima bwe ntugahita umusubizayo. Hari igihe abaje muri misiyo y'Imana. Uyu munota ushyire mu mutwe wawe ko nta kintu Imana izigera igusubiza idacishije mu muntu mugenzi wawe. Bityo nujya ubona umuntu mushyashya aze mu buzima bwawe ujye umwubaha, ntago ubuze ikimuzanye. Ariko nitwibagirwe ko nanone abo bantu aribo shitani ikoresha. Nanone ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana cyangwa se dinotropara agakoreshwa na shitani, kuko atumaza umubabaro. Mu gihe cy'agahinda n'akababaro rero, Imana ijya yambara ishusho y'umuntu runaka utanazi cyangwa se muziranye, ukabona araje aragutabaye, agukuye muri bya bibazo, araguhumurije, aragutetesheje, akugize inshuti, akemuye ibibazo byose ufite. Iyo ni Imana ibije muri wa muntu. Haleluya. Wajya kubona ukabona kugenda ukira bya bikomere, uri kugenda ukira ibikomere watewe n'abantu kubera undi muntu. Haleluya. Igikomere watewe n'umuntu uzagikizwa n'undi muntu wamuvandimwe waho umupira warengeye niho urengurirwa. Higo abantu bafite umubabaro batewe n'abandi bantu, uzawumarwa n'undi muntu. Hano dufite mw'abadamu bababaye cyane ngo ntabwo nzongera gushaka, ngo umugabo yarambabaje, ngo
kugira ngo ukire cya gikomere ni uko uzashaka undi mugabo. Amen. Igikomere watewe n'umugabo uzacyomorwa n'undi mugabo wa muvandimwe we. Hariho n'abagabo nabo bavuze ati reka nzicara aho ngaho ndinde saza. Hariho abantu bafite imyumvire nyine ikiri kure, bazi ngo Imana izamanuka yomora igikomere gutyo mu buryo bw'umwuka. Wapi? Watewe igikomere n'umugore wa mugabo kugira ngo cyongere gikire, kizakizwa n'undi mugore mugenzi we. Ni ukuvuga ngo umuntu waguteye igikomere mugenzi we, undi muntu umeze nkawe nawe uzacyomora. Nta kundi kuri igikomere gishobora gukira. Ushaka guterwa igikomere n'umukozi, uzacyomora n'undi ni umukozi. Ntabwo Imana ishobora kuza bino bintu mwibwira ngo Mana mu mwuka ngo mpindura ngo mara agahinda. Biriya bintu musenga ubibwira Imana nyine ngo mara agahinda nkiza umubabaro nk'uko turi kwivuga hano. Ntabwo Imana ishobora kubiri mu ijuru ngo igukoreho igukiza agahinda. Ahubwo ikuzanira umuntu, ushobora kuba ari umugore mugenzi wawe se, umugabo mugenzi wawe se, inshuti mu buryo runaka. Noneho ya nshuti Imana ikayiteramo umutima, imico neza yo kuza komora hahandi hari igisebe. Ukazagira ukumva igikomere cyarakize burundu. Ukazagira ukumva none usigaye ukunda abantu kimwe n'abandi, kandi imbere wapo utarabakundaga. Ukagira none ukumva nawe wabaye umuntu buhoro ukazajya kuvuga ukumva igikomere cyarakize. Naho ubundi ntabwo Imana iri mu ijuru ngo igukozaho akaboko, ahubwo ihitiza n'undi muntu, iragenda ikamureba irebye n'igikomere ufite n'akababaro, ikamuzana ikamutereka iruhande rwawe, ikamuzana mu buzima bwawe mu yandi magambo, cyangwa ikabahuza. Ariko uyu munsi wa none Imana ibamara umubabaro pe. Hano hari abadamu bababaye, ni ukuri. Hari abagabo bafite umubabaro. Kandi noneho mureke mbabwire mwe bavandi, ikintu bijyanye n'umubabaro ntabwo ushobora gupima umubabaro ngo umenye umubabaro w'umuntu ukuntu ungana. Nk'uba Apotre Rosine ushobora gupima umubabaro ufite ku mutima ngo umenye ukuntu ungana. Nk'ubu ntabwo namenya gupima umubabaro wawe. Buri muntu wese afite igipimo cy'umubabaro abana nacyo. Kandi noneho uwo mubabaro samutayima ahantu binaducangira, ntabwo umubabaro w'umuntu ushobora kuwureba gutya inyuma ngo umenye uko umuntu ababaye cyangwa atababaye. Kuko abenshi hari igihe usanga abagabo babyibushye, ugasanga n'abakobwa beza bashinguye bisigaga kamekap kakabafata, ariko mu mutima afite umubabaro wa muvandimwe we. Afite umubabaro. Buri mbye 60 turavuga ngo we mutima urira ngo uze kwa Yesu, ngomba kuba yawe yamubwire, kubwire byose. Nta muntu ushobora gupima umubabaro w'undi muntu ngo abashe kubona. Nta niyo mpamvu umuntu nagutakira akakubwira ikintu ujye umwumva buri wese afite ukuntu aba ari kuribwa mu mutima, afite igipimo cy'umubabaro we, agahinda. Hano hanze dufite abapapa bababaye, bafite akababaro mu mutima. Mureka mbabwira iki cyege n'umubabaro rero cyo ni n'ikibazo. Mubabaro ntabwo ushaka kureba inyuma ku muntu ngo ubibone. Ushaka kubona abantu bicaye muri bisi ariko ntumenye umuntu ubana n'agahinda gakabije kurusha abandi. Mubabaro wo mu mutima. Mubabaro. Imana reba umubabaro wawe uyu munsi ugukize. Hari abantu bababajwe n'imiryango bavutsemo, hari ababajwe nabo bashakanye, hari ababajwe nabo bashumbye, hari ababajwe nabo bagiriye neza, hari ababajwe dufite umubabaro ugiye utandukanye. Bavandimwe, uyu muntu ushobora kuvuga ngo Mana afite umubabaro w'uko nta rugo mfite, ariko waganiriza n'uwubatse nawe kumva afite umubabaro. Tuyu mugabo tuzi ibintu, tuzi ukuntu agiye kuzandutsa umutima. None ukibaza ese ahantu abantu batababaye nahagana hehe? Niba ushobora gufata umuntu wubatse mukaganira n'utarubatse kumva bose afite imibabaro, uribaza nyine. Bibiliya itwereka umugore witwa Hana, bereka ikigero cy'umubabaro we. Hana yarasenze abohoza isezerano ry'urubyaro biranga. Ajya ku misozi asenga, yibirasenga, amva arasenga uburyo bwose. Arangije ageraho amagambo aramushinze akagenda kubitanya iminwa. Kubera ibyo gusohorijwe nk'uko dusenga byari bimaze kumunanira, noneho kubera yarasenze igihe kinini. Noneho abantu bamubona ngo uriya mugore n'isindwe, kandi Hana ntiyajyaga anywa n'inzoga. Agahinda gashobora kugusindisha. Muvanda, agahinda gashobora kugusindisha. Agahinda gashobora kugusindisha wa muvandimwe we. Ukajya ugenda mu muhanda wivugisha, waba wicaye mu rugo ukivugisha, waba wicaye muri saro ku ntebe ukivugisha, waba uri gusasa ukivugisha. Agahinda gashobora gutuma ugenda wivugisha nk'umuntu wasinze. Imana ikumara agahinda uyu munsi wa none. Turi ku munsi wa 19, Imana itumara agahinda.
itumara agahinda. Buri wese afite agahinda ke naho kagiye gaturuka. Imana itumara agahinda. Imana ituremera ikimenyetso cy'ibyiza, turemera abantu neza neza baza komora ka gahinda dufite. Hana bakajya bavuga ngo yasinze, ni umusinzi, batangira kumwita umusinzikazi, kandi ari ukubera agahinda. Wa muvandimwe, uyu munota hari abantu bakubatije amazina kubera agahinda. Hari abantu bagira agahinda bo bakishora no mu nzoga no mu biyobyabwenge. Hari abantu bagira agahinda bagahinduka abandi bantu bandi kandi batari bo. Ugasanga umuntu kubera agahinda yabaye umuntu wari ucecetse, ntagishaka kuvugisha abantu. Ugasanga agahinda kajya kagatuma dufata ibyemezo runaka kandi atari byo twifuza kuba ubuzima twabamo. Agahinda gashobora kugushyira mu buzima utifuje kubamo. Uzi ko agahinda gashobora kukuzaho kagatuma na kagapudire wisiga ukavaho burundu, kubera uvuga ati ubundi ndisiga bimarira iki, ndajya muri salo bimaze iki, mbese kubera ibintu wagiye uhuriramo nabyo ukaba dekuraje. Agahinda gashobora gutuma utakigura umwenda mwiza nk'abandi, ubundi se ndawugura ninde umbona. Agahinda gashobora gutuma umera nk'umuntu nyine umva umeze nka nyirambona buke cyangwa mbona buke, kumva nta kintu bikubwiye kubera agahinda. Agahinda gashobora gutuma utagira ikintu kimwe witaho. Agahinda gashobora gutuma ugira imico utamanywe na mbere. Hari abantu bagize agahinda gakabije kubera abagore abantu bagiye babana mu buzima bituma bajya mu biyobyabwenge batajyagayo. Agahinda umubabaro ukakujyana mu kabari utarajya kujyayo, ukararunywa. Hari umwana nzi disi kubera ibibazo n'agahinda n'ukuntu imiryango yamutereranye, kuko ngo abyaye akiri umunyeshuri. Umwana yiyahuye mu inzoga, umwana nigeze mubona afite itabi ari gutumura kandi ni umwana muto. Umwana yarwaye indwara bita agahinda. Agahinda gashobora gutuma ujya kunywa itabi kandi utararinywaga. Agahinda gashobora gutuma ujya mu nzoga ukajya wegura primus utarayinywaga. Agahinda gashobora gutuma ufata umwanzuro runaka. Hari abagiye bafata umwanzuro ko utazongera gukunda na rimwe. Yabona umuntu w'umugabo akumva yamushinga amenyo, yabona umuntu w'igitsina gore akumva yamushinga amenyo. Ako ni agahinda. Ariko mureke Imana itumara agahinda uyu munsi wa none. Hari abantu bahemukiwe n'inshuti zabo ku buryo kubwira ngo yongere agire inshuti bidashoboka. Yahisemo kuba mu buzima bwa wenyine. Gahinda. Abantu benshi bafite ibintu byagiye batera agahinda mw'abavandimwe mwe. Imana ibamara agahinda uyu munsi wa none. Kandi Imana irakamara ari uko ugize ikintu irema. Nitagira ikintu irema kagahinda ntabwo kava. Imana igira ikintu kuremera. Ubundi igihe cyose Imana igize ikintu gishaka ikora mu buzima bwawe, burya ni ko kugukiza agahinda n'ukuri. Mama, Imana igukiza agahinda. Papa, Imana igukiza agahinda. Umushumba uri hano, Imana igukiza agahinda. Abashumba dufite agahinda k'intama. Nababwiye ko hari umuntu yigeze ntuka, si n'umwe si na babiri. Ari umukristo pe wanjye kandi. Ubwo se koko nk'uwo mwana wo mu mwuka ntiyagutera agahinda? Tekereje ukuntu uba waramuhetse, baze guheka umwana imyaka 2 wo mu mwuka, ukamuheka imyaka 2, gitondo umugoroba umusengera, imigisha ikaza, yamara kuyicaramo akagutuka. Ntabwo nabahaye ubwo buhamya. Ubwo se nk'uwo mwana yabura kugutera agahinda? Bene uwo nguwo nige ashobora gutuma ufata imyanzuro runaka ku bandi bana bari inyuma, kumva noneho ubaye desi. Rero Imana igira ikintu irema uyu munsi wa none. Turi kubura iminsi 2 ngo dusoze amasengesho. Imana igira ikintu irema muvandi. Kandi none ko hari abantu mutigeze mwiyiriza na rimwe. Tugiye gusoza amasengesho murya munywa mugira gute? Iyi minsi 2 yo gusoza mwayiprofise marayika w'Imana akazagera raporo murimo neza. Mwayiprofise. Mana data, Mana ushobora byose, aya masaha nsengeye ubwoko bwawe Mana nyaguhora ku ngoma Imana. Tumaze kumva ijambo ryawe Mana ngo turemere ikimenyetso cy'ibyiza.
kandi kugira ngo abakireba dosansomare vosido kiridotayi bamware bakorwe n'isoni. Mana tubanje gusengera amaso yacu mu izina rya Yesu. Hari amategeko y'ikuzimu bagiye bahuza n'amaso yacu iry'iburyo n'iry'ibumoso. Mana dutandukanyije amategeko y'ikuzimu atuma duhora tureba ibibi gusa. Mana nyaguhora ku ngoma Imana ibyo tureba kandi bikanaturiza. Mana ayo mategeko y'ikuzimu bahambiranyije n'amaso yacu tuyatesheje agaciro mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none turi imbere yawe mwami tubitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Mana gira ikintu urema ku buzima bwa buri muntu uri hano mu izina rya Yesu Kristo. Abifuzaga kwarira Mana bakireba cyitegereze kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none umara abana bawe agahinda Mana umora imitima ibabaye mu izina rya Yesu. Mana nyaguhora ku ngoma Imana wongere utamurura ibirere mu izina rya Yesu. Tamurura ibirere mwami, tamurura ibyabo. Yesu Kristo w'i Nazareti muri 130 yaravuze ngo we mutima uriruze kwa Yesu ngo amakuba yawe uyamubwire. Mana nyaguhora ku ngoma Imana imitima iri imbere yawe kuri uyu muyoboro urayizi kandi urayisobanukiwe. Uzi bidutera agahinda, uzi mwami Imana impamvu tutishima, uzi inkomoko yabyo, uzi aho biva naho bituruka. Nyaguhora ku ngoma Imana turasenze kugira ngo tumara agahinda utumara umubabaro mwami Yesu. Abashumba baraho utumara umubabaro mwami, abantu bubatse baraho bamara umubabaro, abasingo bamara umubabaro mwami. Uwiteka urubyiruko rumara umubabaro. Mana nyaguhora ku ngoma Imana aya masaha turasenze wongera utanga amahoro y'umutima. Ninido sansoma levosido kiridotayi amaso yacu he kureba ibyiza guhera uyu munsi wa none tuyahuje n'itegeko ryo kureba ibyiza. Mana nubwo twandira tujye turira amarira y'ibyishimo mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi wa none mwami ubuzima bwacu tubwirukanye mu agahinda, dutandukanyije ubuzima bwacu n'uyu mwuka w'agahinda n'akababaro mu izina rya Yesu. Batuzirikanyije ubuzima bubaho bw'agahinda, ubuzima tubamo bw'akababaro, tubutandukanyije n'isura yacu, tubutandukanyije n'amazina yacu, tubutandukanyije n'amaraso yacu n'igihagararo cyacu mu izina rya Yesu. Mana nyaguhora ku ngoma Imana ibyo birere biri ku buzima bwacu by'agahinda n'akababaro turabizinze mu izina rya Yesu. Dufunguje ibindi birere bizima, dufunguje ibirere byo kwishima, dufunguje ibirere byo guseka, dufunguje ibirere byo kunezerwa. Mana uyu munsi wa none uturemere data wa twese, uturemere abantu b'umugisha, uturemere abantu batwomora ibikomere, uturemere abantu baduha amahoro y'umutima, uturemere abantu baza mu ruhande rwacu. Mana nyaguhora ku ngoma Imana guhanagura ka gahinda n'amarira, kubera ko Mana mu gihe cy'agahinda n'akababaro ujya wambara ishusho y'umuntu kazi iruhande rwacu. Ambara ishusho y'abantu batandukanye uze mu ruhande rwa buri mwumwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Shalom shalom.